k'uyu munsi nabibabwiye yuko ari akiki ari akabakame ndetse n'akanyamasyo. Byagenze biti, hari ikintu ndimo ngenda numva ngaha, numva ikintu cy'ikijwi kigenda kivugira kure. Mubimenyera yuko inkuru zose zituruka muri Hashikid Studio ziba zifite ibintu by'amajwi bigenda bidutangirira, bigenda bitubwira ibintu bimeze nk'amateka. Ese noneho bimeze bite? Reka twumve iki kijwi rero, reka nze nkwereke, sibyo? Narababwiye ni ntabwo nzajya mbyihererana, reka nyikurure niturajya tugiye kujya twumva ibintu kirimo kugenda kivuga, hanyuma nanjye mpita ngira ibiki, mpita ngenda nanjye nkubwira byinshi cyane. Ese bimeze bite? Reka twumve iki kijwi, reka twumve. Everybody in this world ngo buri mwe wese kuri ino si is looking how he can be feared. ngahora agenda ashakisha uburyo bwose yatinywa, yaba umuntu wo kubahwa mbega akagenda atinywa. Buri umwe wese ngo kuri iyi si nikirijwe irimo kugenda ritubwira. This is why some people try to intimidate others. Ngiyi niyo mpamvu abantu benshi bakoze kugenda batera ubwoba cyangwa se bakura umutima through their words. Ng'abantu bamwe na bamwe banyantege ndetse bifashishije iki? Bifashishije mbega ngo amagambo baba bafite bagenda batera ubwoba mbega abantu banyantege nke. Bimeze bite? These men, they are not making for the vulnerable ones. Ngaba bantu nyine bateye gutya ngo usanga atari ba bantu babagwaneza kuri ba bantu babanyantege nke. Niko irijwi ririmo kugera ritubwira ati abantu benshi kuri ino si baro bagenda bashakishije, bagenda bahabura abantu bakura umutima bifashije amagambo yabo. Aragira atubwira ati kandi aba bantu atusanga ndetse ari ba bantu n'ubundi batajya babagwaneza imbere y'abanyantege nkeya. Bimeze bite? Reka twumve nijwi ririmo kugera ritubwira kandi ryadutangiriye. They pursued, ngo bararenganya, they insult, ngo bagatukana mbega bakagenda bashora ibintu by'ibitutsi, and they disobey. Ikindi kandi ngo usanga ari abantu b'abanyagasuzuguro gakabije, Furious weak ones. Ngimbere y'abandi bagaragara nk'aho ari abanyantege nke, imbere yabo usanga babarenganya, babatuka ndetse ngo bagenda babasuzugura, bakagenda babasuzugura uko bishakiye. Kuri ino si ibintu nk'ibyo bireze, ugasanga umuntu ariyumvisha nk'ukomeye, arasuzugura abandi, aratuka, ararenganya. Abantu nk'aba ngaba muri ino si bagenda babaho. Irijwi niko rigenda ritubwira. Ese bimeze bite? Reka dukomeze tugenda tubyumva, twumve cyane ko agenda gikurikiraho. Bimeze bite? But however it is, ngari kuko byamera kose, we advise you ngo turimo kugenda tukugira inama, to not fear their words. ngo ntukazajye utinya ayo magambo yabo. Try to compare in order to find out if you are really weak. ngo agerageze ujashakisha uburyo wahangana, ngo urebe mu by'ukuri koko niba uri mu bushake bwa nyabwo cyangwa se niwe washobora ko wagenda utsinda. And sometimes you will find out that the time can judge all of you. ngo rimwe na rimwe uzabibona yuko ngo igihe kizagera akaba ari kizagera gutyo kikagenda gica urubanza. And everybody will know his position. Mama we, ijwi rishoza rya ritubwira rityo atuzagerageze gucyo uhangane mbega ugende uhangana, ngo nicyo cyonye kizacubaza kikakwereka niba koko ngo buri umwe wese muri mwebwe ahagaze mu mwanya wa nyawo. Nijwi dutangiye naryo rigenda ritubwira amagambo nk'ayangaya kanganye. Ubyibuke neza yuko aka gakuru turimo n'akabakame ndetse n'akanyamasyo, ariko dutangiye n'ijwi rigiye ritubwira amagambo akakaye nk'ayangaya. Ubundi byageze bimeze biti iby'akanyamasyo. Buretse duhamagare noneho umubara nkuru wacu, nanjye ngende nkusobanurira ijambo kurindi utaza kuva ugenda ucikaho ukazavuga ati Hashimana guturuka Hashikid Studio yagiye kucyagenda dupfunyikira. Dusozanyije n'iryo jwi ryageraga ritubwira amagambo akakaye nk'ayo ngayo. Ese bimeze biteka twije mu nkuru nyamukuru twumve noneho. Long ago, ngo kera cyane mu myaka yashije, mbega mu myaka yashije, there were two animals, Mr. Hare and the tortoise. ngo habaye inyamaswa zageraga kuri ebyiri, ngo izo nyamaswa zari Bakame ndetse n'akanyamasyo. Ese izo nyamaswa ibyazo bimeze bitereka twumve. These animals were deeply friends and spent all times together. Mama yake na mama, ngisi nyamaswa ngo zari inshuti cyane, ndetse ngo umwanya munini zawumaraga mbega ziri kumwe, ibihe byose zabaga ziri kumwe, zigenda nazisangira, zigenda buri mwe yose yita ku yindi, kuko ngo zari inshuti magara, zari inshuti zakadasohoka
birumvikana yuko ari akanyamasyo ndetse n'iki na bakame. Ese bimeze bite? Reka twumve. Mr. Hare was known to run so fast than many animals in the whole forest. Mama yake na mama ngo urukwavu cyangwa se iyi bakame ngo yarizwiho kwirukanka cyane kurusha inyamaswa iyo ari yo yose yagaragaraga mu ishyamba ryose zabagamo. Bakame yari itinyitse kubijyanye n'imbiyo n'umuvuduko no kwihuta cyane, ngo bakame yari iteye ubwoba. Buri nyamaswa yose yarayubahaga, bivuga ngo n'umwami w'ishyamba hariya buriya yubahaga bakame, ngo yarizwiho kubigira icyitwa umuvuduko ndetse no kubankwa byihuse. Ese bimeze biti by'iyi bakame? Reka twumve ndetse na kano kanyamasyo bimeze bite. Nabikubwiye ni uguturuka muri Hashkids Studio, hanyuma nanone izi nkuru ukazikurikira hehe? Kuri channel yacu ya YouTube. Iyo ngiyo nta yindi ni Ijisho TV, ugakora subscribe maze ukazajya ukurikira inkuru nk'izi ngizi. Bimeze bite? Ka twikomeze tugende twumva icyaje kwa kigenda gikurikiraho nyuma y'uko umwana ngo yatubwiye ati bakame yari yaramamaye kubijyanye no kwirukanka ndetse no kugira umuvuduko udasanzwe kurusha izindi nyamaswa zabaga mu ishyamba. Bimeze bite? Reka twumve. One day, Mr. Hare and the tortoise were together and walking in the forest. Mama yake na mama ngo umunsi umwe bakame n'akanyamasyo ngo byari mu ishyamba birimo bigendagenda ndetse bigenda byitembereramo. Mr. Hare started boasting to the tortoise. Noneho ngo bakame yatangiye kugenda yishongora ndetse yirata ku kanyamasyo. Ese noneho abari inshuti ko batangiye kugenda ndetse umwe yishongora ku wundi, byaba biterwa n'iki? Yaba ari iyihe mpamvu? Muri ubu buzima bibaho ukabana n'umuntu mukaba inshuti, ariko igihe cyose akazajya ahora gupinga ngo dore uko yambara, ngo ntashoboye iki n'iki n'iki. Ese noneho bakame yo yirataga cyangwa se yishongoraga ku kanyamasyo kubera iyihe mpamvu? Reka twumve turebe. He told to the tortoise. Yagize gukirangirira terura ngirangirira bivuga amagambo akomeye iyo abwira akanyamasyo. Yakabwiye gukire. Reka twumve. Is you the animal who moves slowly in the whole animals I had seen in my whole life? Mama we, unyumviye kuntu noneho bakame igize kugikabwira akanyamasyo. Irakabwiye iti ni wewe nyamaswa nabonye igenda buhoro mu buzima bwanjye bwose kuva mbayeho. Bivuga ngo iyi bakame ishatse kuvuga ngo n'udusimba dutoya cyane twaturi tugera dukururuka, harimo inyaruvi, harimo ndetse n'izindi nyamaswa muzi zigenda buhoro cyane. Bakame yagize gukirangije isuzura akanyamasyo cyane. Irakabwira iti mu buzima bwanjye kuva mbayeho nabonye inyamaswa nyinshi zigenda buhoro zikuruka, ariko noneho nsanze ari weho kinyetere kiyoboye izindi nyamaswa mu nyamaswa zigenda gahoro cyane. Abantu nk'aba babaho, ugasanga umuntu ngura abana mu buzima barakubwira amagambo y'urucanege akumvisha yuko weho nta kintu ushoboye, abo yabonye bose bakuri imbere mbega baguhiga. Nyamara kesha bari ukwirata cyangwa se kwishongora ku muntu, ariko nawe hari abo uba wagira gutyo wagenda urusha. Ariko iyi bakame yo iravuze iti mu nyamaswa zose nabonye mu ishyamba kuva mbayeho mu buzima bwanjye niwe nyamaswa nabonye igenda buhoro. Irimo kugenda ibwira mushuti wayo akanyamasyo. Ese akanyamasyo karasubiza iki? Reka twumve. Mr. Hare started laughing to the tortoise. Noneho ngo muri ako kanya bakame yatangiye guturika rwose, iraseka, itangira guseka cyane bikomeye akanyamasyo. Nyuma yo kukishonga reka kumvisha yuko ariko kagenda buhoro, noneho yagize gukikubita agatwenge. Iti hihi, iraseka cyane iravuga iti noneho ndumiwe. Irimo guseka akanyamasyo kari ahangaha. Isoni zakisha uko bigaragara. Se bimeze bite? Reka twumve. This caused the tortoise to get angry with Mr. Hare. Ngibi byatumye akanyamasyo ngo karakara cyane, karakarira bakame, kayigira umujinya mwinshi. Yarimo kukirya ikumvisha yuko kadashoboye kwihuta, ndetse irangira agaseka cyane ikereka yuko ntacyo gashoboye. Nako umujinya ugira gutya urakazabiranywa n'uburakari, ndetse karakarira bakame cyane. Ese kaba kararakaye kagahita gashwana nayo n'ibizongere kuba inshuti? Byagenze bite? Dukurikira rume rwato nizera yuko munkurikiye. Nakabakame n'akanyamasyo katwikomeze twumve. Then the tortoise said to Mr. Hare. Ngo muri ako kanya akanyamasyo kagize kugenda ko gafata ijambo karangije kajya gutya kabwira bakame. Kayibwikire. Reka twumve. If you think that so, come and we compete to run. Ngo niba wumva yuko ibyo ngibyo ariko biri, witinya, ngwino ngewe nawe tugire gutya turushanwe mu bijyanye no kwirukanka. Akanyamasyo kiyekeje iki? Nanjye ubwanjye uburyo nzi bakame yirukankamo ari nanjye kambwira ati uzaze rwose, ati ni wewe nyamaswa ugenda buhoro, uzaze turushanwe, ntago nahirahira. Ariko akanyamasyo gakomeje umutima karayibwira kati niba wumva yuko ibyo utekereza ari byo, wewe wijya mu bintu by'amagambo, vayo dushyire mu
gikorwa tugire gutya dufatemo twirukanka ubundi turushanwe. Ese akanyamasyo kitwaje ikireka twumve. Mr. Hare burst into laughter to the tortoise so much and said, muri ako kanya ngo Bakame isigira gutya ngo iraturika iraseka, irangije giseka akanyamasyo cyane. Iritona ati You stupid, what did you say? ati wagacucu we urimo kuvuga ibiki? Bakame iranga nyuma yo kujya gucya ikishogora ku kanyamasyo yarangije kagaseka, none itangiye no kuzanamo ibintu byo gutukana. Abari inshuti batangiye kugenda batukana kandi Bakame itangiye kugenda ivuga iti wagacucu we urimo kugenda uvuga ibiki? Irabwira akanyamasyo. Ese akanyamasyo kaba karabyihanganira cyangwa kaba kagiye kujya gucya kagafatana nayo mwijosi ubundi bikagundagurana? Reka twumve. How can a strong man like me, I can race with lazy crazy like you? Mama we, uva kuntu Bakame yisa yungamo irakabwiye iti ni gute umugabo nkanjye w'inkorokoro, umugabo nkanjye w'igihangange nagira gutya nkajya mu marushanwa yo kwirukanka siganwa n'umusazi w'umunebwe nkawe? Hehe, narabivuze abantu nk'aba babaho. Nyuma y'uko akanyamasyo kagiye kujya kayibwira ati ngwino turushanwe, iragatutse ngo nagacucu ntakintu karimo kuvuga, irangije iriyemera ati umugabo nkanjye w'igihangange w'inkorokoro ntago nasiganwa n'umunebwe w'umusazi nkawe, ati ntago iryo kosa narikora. Ese ni haba harimo gutinya kw'iyi Bakame? Bimeze bitereka twumve. Then the tortoise said, if you determine myself, what do you fear from me? Hehe, munyumvire akanyamasyo karakonde karamaramaze karaba kati niba wiyumva icyo cyizere cyo gutsinda kubera iki watinya gusiganwa n'umuntu nkanjye? Aturabitinyira iki? Niba wumva ufite ubushobozi bwo kwirukanka ukambega wiyanimiya wiyumva icyo kiri cyo kwa wansiga, none ufite ubwoba bw'iki waje tukajya gutya tukagenda tugasiganwa hanyuma ubundi tukareba bimeze bite? After a long time discussing, Mr. Hare comes accepting to make a race competition with the tortoise. Hehe, nyuma ngo y'impaka zatwaye umwanya munini bano bagabo babiri bagenda batongana bagenda baganira, ngo Bakame yageze aho ngaho iva kwizima none irabyemera. Irabyemeye, narabikubwiye anga reka tuze twirebera inkundura n'isiganwa ry'inyamaswa zigera kuri ebyiri ahangaha. Impaka zabaye ndende, Bakame igeze iravuga iti ntacyo natinya ntinya akagabo karanga kagenda gakururuka kurusha urunyaruvi, ati reka ze noneho mpangane nawe. Noneho kagize gutya kaba kabera ko karabyemeye. Bimeze tereka twumve. They both agree with racing Saturday at 12 o'clock. Nta kindi cyakurikiyeho byari ukuganira ku munsi bagomba gusiganiraho inyamaswa zose uko ari ebyiri, Bakame n'akanyamasyo, ngo byaje kwanzura yuko bizasiganwa ari kuwa gatandatu ku isaa sita zuzuye. Isaha nayishyizweho, inyamaswa zigiye gusiganwa, ikibuga kirateguye, buri kintu cyose kiri aho ngaho, zigiye gusiganwa ziti kuwa gatandatu ku isaa sita zuzuye. Buri wese azaba ari stand by cyangwa azaba yiteguye tujye gucya hanyuma dutangira isiganwa. Bizagenda bite? Ngenda abona ibintu bitangiye kugenda bimera bigenda biba bibi cyane. Ese bimeze reka turebe. This story of racing spread in the whole the forest so that all the animals start getting ready to watch the race between Mr. Hare and the tortoise. Ngo byarangiye iyi nkuru ibaye kimomo ndetse ngikwirakwira mu ishyamba ryose, igera ku nyamaswa zose zari ziri muri iriya shyamba, ndetse zose ngo zitangira kwitegura kuzajya kwirebera iri siganwa. Hehe, inyamaswa zose ndebera za mahuma, ndebera Nyagasani urungano rw'abato, ndebera ingwe, ndebera intare zose, umwami w'ishyamba zose zamaze kugenda zumva iyi nkuru. Iyi nkuru yabaye kimomo ndetse ikwira mu ishyamba ryose. Inyamaswa zose zamajwiga ndetse n'ibindi byinshi cyane byamaze kugenda bikwabuta n'amakuru yo kuzasiganwa kwa Kanyamasyo ndetse na Bakame. Byamaze no kuba bigenda bimenya isaha n'umunsi. Bimeze bike ngo byatangiye kugenda byitegura kuzajya kwirebera iryo rushanwa, mbega ryimo kugenda byitegura nk'abana bagiye kuzajya kureba amagara agenda yirukanka acaho, nabyo byakomeje kugenda byitegura. Mu ndebere birimo gushaka ibintu by'ingofero n'ibiki ndetse n'ibintu by'amarinete hariya bizareberamo riya rushanwa rigiye kuza hagati ya Bakame ndetse n'Akanyamasyo. Bimeze bite?
The day came, and many animals ran rapidly toward where the race should take place. ngo umunsi warashize uragera ngo inyamaswa zose zitangira kugenda zirukanka cyane zerekeza ngo aho irushanwa ryagombaga kubera. Mama yake na mama irebera umuvuduko, reba za mahuma dore kwirukanka, ndebera izindi nkwavu zigiye gufana urukwavu urugenzo rwazo nta kuntu zirukanka, intare zirukanka zose zerekeza kuri Stipsland ku butaka hejuru aho zigiye kugenda mbega zikajya kwitegereza neza uburyo inyamaswa zigiye gusiganwa. Inyamaswa n'uruvunganzoka irebera inzoka wo kabyarawe, irebera ndetse n'ubunyamaswa nabwo bugiye gufana akanyamasyo kagenzi kako, ndebera ruzarwabwiga, ndebera ndetse n'imbogo zarwarika amavubi. Inyamaswa zirirukanka zirerekeza irushanwa rigomba kugira iki, rigomba kujya kujya rikabera. Ese biraza kugenda biteka inyamaswa ari nyinshi cyane. After assembling together, the competitors were already reached there and were so ready to race. ngo nyuma y'uko inyamaswa zose zari zimaze kugenda ziterana hirushanwa ryagomba gutangirira, ngo nanone igitangaje nuko ngo abagombaga kurushanwa bari bamaze kuhagera ndetse bamaze kwitegura. N'abandi ni Bakame n'Akanyamasyo. Nyuma y'uko ibinyamaswa byinshi cyane mbega reba igihiririwo kabyara w'intoya ndetse n'inini zose zirahari, ndetse ngo n'abarushanwa bari bamaze kuhagera bigaragara yuko byaga byakunda bidapfa bidapfusha. Irushanwa ryo rigomba kuba hagati ya Bakame ndetse n'Akanyamasyo. Bimeze bitereka twumve. The elephant was chosen as a referee of the competition. Ngicyakurikiye muri ako kanya byari ugutoranya umusifuzi. Inyamaswa zose zari zihari ngo zahise zimanika amaboko ziravuga ziti nta wundi ugomba kuba umusifuzi wa rino rushanwa usibye inzovu Rwabunga. Inzovu Rwabunga iratoranyijwe kugira ngo ari yiza kuba umuhagarikizi cyangwa se umusifuzi w'iri rushanwa hagati ya Bakame ndetse n'Akanyamasyo. Bimeze bitereka twumve. Many animals ran very fast toward where the race should end and waiting the winner. Ako kanya ngo umusifuzi akimara gutoranywa birumvikana yuko ari inzovu. Ngizindi nyamaswa nyinshi cyane z'uruvunganzoka ngo zahise zirukanka amasigamana zerekeza noneho kuri finishing line cyangwa se hadi hafi y'aho umurongo urangiza isiganwa wagombaga kuba uherereye. Niho zatangiye kugenda zirukanka, ndebera igihiriri ndera kavumbu kuno kirenga. Inyamaswa ni nyinshi zimo kugenda zirukanka zigana hehe kuri finishing line cyangwa se aho umurongo usoza irushanwa wari uherereye. Zisanze bibaza ziti icyo twagomba kumenya nuko menya uburyo amashusho aza kugenda, tukamenya usifra ninde, ariko noneho twegereka twirukana tujya irushanwa rigomba kurangirira, tujye kureba uburyo ibintu biza kwa bigenda birangira kandi bimeze bitereka twumve. Then the elephant blows her trunk and the race starts. ngo muri ako kanya icyakurikiyeho ngo inzovu yagize kujya ngo ihita ihuha mu mutonzi wayo, hanyuma irushanwa riratangira. Abarushanwa baratangiye kandi batangiye batereka twumve. Mr. Hare jumped up only once and running very fast, and the tortoise stay behind and getting confused. Ngicyakurikiyeho inzovu ngikimara guha mu mutonzi ngo yitwa Bakame ngo yasimbutse rimwe irazimiza, hanyuma ng'Akanyamasyo gasigara inyuma ndetse gasigara kacanganyukiwe, gasigara byakabeye mbega. Bakame itarutse rimwe ati igenda nk'umurabyi irazimiza, Akanyamasyo irangije iragasiga. Biragenda bite ko kari karitsize kasaze kasizoye kavuga kati giye ngomba kurushanwa n'aba Bakame, none kagatangiye kugera gasigwa ku ntangiriro kandi bimeze bite. What the tortoise can see is Mr. Hare's tail and the dust. Mama we icyane wagiye nakiba ng'icy'Akanyamasyo kasigaye kabona ngo ni umurizo wa Bakame wonyine, ndetse ngo n'akavumbi kagendaga kayitumuka inyuma. Birumvikana yuko Bakame yari yamaze kuzimiza ndetse yagiye igera kure cyane yasize kano Kanyamasyo. Bimeze bitereza kugenda biti kari kiyemeje gukaraza kurushanwa n'iyi Bakame, ariko ku ntangiriro itangiye igenda ikereka igihandure. Bimeze bitereka twumve. Then when Mr. Hare arrives under the tree of fresh shadow, ngo muri ako kanya ngo Bakame yarirukanse noneho ngo iza kugera ku giti cyari gifite igicucucucu cyiza. Mbega urumva yuko Bakame yirukanse irazimiza isiga Akanyamasyo inyuma, irangire ngigera ku giti cyari gifite igicucucucu cyiza. Ese byageze bitereka twumve. He advises himself. Ngirangije gutya yigira inama mbega mu mutima wayo, irangije ngo igira gutya yigira inama. Yigiriye inama reka twumve. Oh, let me take a nap few minutes. Iritonda ati mbega we, ati reka fata akaruhuko gatoya. The tortoise cannot catch me. Ati reka fata akaruhuko gatoya, ati ndabyize
ntabishidikanya yuko akanyamasyo ntago kari buze kumfata. Mu nyumvire rimwe namwe tujya twihuta tukagenda tukajya imbere, ariko tukaza duhura n'ibirangaza, cyane cyane bya bintu byo kugenda tuzamura umusemburo w'ibyishimo. Nicyo Bakame itangiye kugenda ikora. Buriya ngo icyizere kiraza amasinde, buretse wirebere gusa. The day was so hot and Mr. Hare fell asleep and started sneezing. Mama we, ngo umunsi wari ushyushye cyane cyane ngo havaga izuba ryinshi, ngo byaje kurangira iyitwa Bakame ifashwe n'igitotsi, ndetse ngitangira kugenda igona. Mu nyumvire wari uri mu irushanwa, kandi kwibeshya ngagiye kuruka gatoya kubera ubushyuhe bw'umunsi wari uhari, biza kurangira agatotsi kayibye ndetse umugono uba wose. Bakame itangiye kugenda igonera munsi y'igiti aho yari yirambitse gatoya ngo iruhuke, ariko birangiye agatotsi kagira gucya karayiba, none itangiye kugenda igona. Kandi ese biraza kugenda bitereka twumve. The tortoise did not stop and she kept moving as possible as she can. Muranyumviye? Ngo yitwa akanyamasyo ngo ntabwo yigeze icika intege, yarakomeje irahatiriza, mbega iratwaza. Ndebera karatwaza ntabwo kigeze kava ku izima, karimo kugenda gakora ibishoka byose, mbega kagenda ibishoka byose, kavuga ati ntawamenya, ati burya imbere haba hari byinshi bishobora kuba byagenda bigufasha ukagenda ugera ku ntsinzi, cyangwa tukagenda ugera ku ntsinzwi hatitaye kuba nasizwe, ariko ngomba kuza kugenda nkagenda nkareba yuko nasoza isiganwa. Ntawamenya, nawe ujya ugira ubwenge nk'ubw'aka kanyamasyo, ntuzigere ucika intege mu byo uzaba ukora byose, utitaye kuba abo mwatangiranye basa nk'aho bagusize mu rugendo, ujye utegeza igihe cyawe kize. Akanyamasyo nako gakomeje kugenda gatwaza, kandi kakomeje gutwaza ntabwo kagiye gucyo kagenda gacika intege. Bimeze tereka turebe. The tortoise did not stop and she kept moving as possible as she can. Mama yake na mama ngo muri ako kanya ngo katangiye kugenda no gasatira, ndetse kagenda kareba umurongo wo gusoreza ahantu wari uherereye. Mama we, bigaragaye yuko kano kanyamasyo kakomeje kugenda gasatira, ndetse gashobora kuba kagenda kagera kuri ya murongo. Biraza kugenda bite? Ese karatangayo Bakame? Bimeze bite? Bakame twabonye igenda nk'isasu, reka turebe. In that time, she started approaching in a short meter from finishing line. There was many animals which were waiting to see whom one would win the race. Ngaho kagenda kitagereza, mbega ngo kuri uwo murongo ngo hari haherereye inyamaswa nyinshi zari ziteguye kureba ninde uza kuza kwagenda atsinda irushanwa. As the tortoise continues approaching nearby the finishing line, nguko akanyamasyo kagoya kugenda mbega kegera umurongo wo gusiganirwaho, the animals start clapping and motivating her by saying, "Ole, ole, ole." Ngo za nyamaswa zose zari nyinshi zari zihari, ngo zatangiye kugenda zigakomera mu mashyi, ndetse zigenda zigatera ingabo mu bitugu, zigenda zivuga ziti oye, oye, oye. Bimeze bitereka twumve. The tortoise gets late and reaches. Ngakanyamasyo karatinze, ariko ngo birangira kahageze. Bimeze bitereka twumve. When she sees that Mr. Hare is sleeping, she walks silently and passes nearby Mr. Hare and goes in advantage to win the race. Mama we, nguko kabonaga Bakame yasinze, ndetse no kugenda igona cyane, ngo kahise kajya gucya kayicaho bwombe, kagenda komboka, karangije kajya mu mwanya w'imbere no wo kuba kagenda gatsinda rino rushanwa. Uwari imbere noneho dorasigaye inyuma, kandi akanyamasyo kagize gucya kayiciyeho. Narabikubwiye ngo ntuzigere wemera kumanika amaboko utari wahangana. Akanyamasyo kaza gucika intege kati Bakame yasize, byari bigoye, ariko kugeza ubu ngubu none ko kagize gucya kagenda gafata umwanya w'imbere, ndetse ugenda ugaragaza yuko gashaka kwa kagenda gatsinda. Gusa Bakame irangaha ni isaso, aho yakawukira ndayizi neza cyane, shakwa yagenda itaruka rimwe ndetse kagenda ikanyuraho. Bimeze ntereka twumve. The shoutings of the animals as the tortoise was approaching the winning line keeps rising. Ngo uko urusaku rwari rukomeye cyane, akanyamasyo kagoje kugenda kegera mbega umurongo wo gusorezaho, ngo niko rwagendaga ruzamuka. Urusaku rwaza nyamaswa mbega ngo rwari rukomeye cyane, ndetse rukoza kugenda ruzamuka rwa rwishu uko akanyamasyo kagenda kegera umurongo wo kugenda gasorezaho. Bimeze bite? These high shoutings vibrates strongly and made Mr. Hare awakes from the deep sleep, and he says, "Hey, hey." Ngo muri ako kanya ngo rwarusaku rwakoje kugenda ruba rwinshi, ndetse ngo rugenda rugira imbaraga cyane kuryo rwande kujya gucya rukangura witwa Bakame. Irangire ngikangukira hejuru avuga ati itangira kugenda igira ibiki, itangira
kugira ngo yibuke ibyari ryarushanwa. Bimeze bite? He remembers about the competition and he tries running towards the finishing line, but things were no longer possible because the turtle has already finished to win. Ngariki ibyo nyine nta kintu na kimwe byari bimaze kwera yuko akanyamasyo kari kamaze kugenda ndetse kagera ku murongo ndetse kamaze kugenda gatsinda. All the animals were lifting the tortoise up and praising her, while others they were booing Mr. Hare about his boasting. Inyamaswa nyinshi ndetse zari zagiye zigenda ziterura akanyamasyo ndetse ngo zigenda zigashyira hejuru ngo mu gihe izindi zarimo kugenda zibuinga cyangwa zigenda zivugiza induru yitwa Bakame kubera umwirato wayo. Yagerageje kwirukanka ngira yuko yaca ku kanyamasyo ariko ngo byari byarangiye ntacyo yari buze gukora ko kari kamaze kugenda gatsinda, ndetse inyamaswa zagateruye zigenda zigakomera amashyi zigenda zigasingiza, izindi zo zagiye zijya imbere ya Bakame zigenda ziyimwaza zibwira ziti io zibwira amagambo mabi cyane ati kwera yuko zari yari ifite umwirato mwinshi ari maze imisi igenda zirataho. Mr. Hare gets ashamed and runs away. He goes hiding from the animals' eyes. Ngo nta kindi cyakurikiyeho ngo Bakame yaramwaye cyane ishoni zirayica, irangije ngo irataruka irirukanka iragenda ijya kwihisha mu ishyamba ngo ihunga amaso y'izindi nyamaswa. The news say that from that time up to today, the descendants of Mr. Hare keep running from the eyes of the animals. Ngo kugeza ubu ngubu ngo amakuru avuga yuko ngo n'urubyaro n'ibisekuruza byose byakomotse kuri Bakame ngo bihora byirukanka bihunga amaso y'izindi nyamaswa. Niyo mpamvu inyamaswa yitwa Bakame iyindi nyamaswa ikanajyanga ifumyamo ikirukanka ibifite isoni z'ukuntu yatsinzwe n'akanyamasyo ikiruka ikajya kwihisha amaso yazo. Ese bimeze bitereka tugenda dusoza tugenda tureba uburyo none ibintu bigiye bihagaze. The lesson says, do not receive a loss before you compete. Mama we ngo nta kindi ngo isomo bashaka gutanga ngaha muri ino nkuru y'Abakame n'akanyamasyo ngo rigenda rivuga riti ntuzigire na rimwe umanika amaboko cyangwa se ngo utsinge utari wahangana. Niryo somo mbega bariwe kugera bakubwira niba uri mu irushanwa abantu bakaguca intege, niba ufite igitekerezo abantu bakaguca intege uzabanza ukore bigupfane cyangwa se bikunde, ariko ntuzigere umanika amaboko utari wahangana. Niryo somo batangaga. Nuko ngo tugasoje karaka Bakame ndetse n'akanyamasyo.